Turabashuhuje cyane mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Dushima Imana iduhaye akandi kanya ko kongera kuganira ku ijambo ry'Imana. Reka tubakire abakunzi bacu ba New Mind Channel aho muherereye hose. Tubakire mu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana. Amazina nitwa Saruhara John, ni umupasiteri wa Miracle Center Nyagatare. Imana ibaha umugisha kandi bagirire neza. Kugira ngo dutangirane no gushima Imana mu buryo bw'isengesho. Data mwiza, mu izina rya Yesu turagushimye kubw'uyu mwanya uduhaye wo kumva no kwiga ijambo ryawe. Turagusabye kugira ngo ube umwanya w'umugisha ku buzima bwacu. Umuntu wese wumvira ijambo umugirire neza kandi umuhe umugisha. Uryumva arwaye abahoke, abacitse intege bahabwa imbaraga, basubiye inyuma bongere guterwa umwete no gushyiramo ishyaka yo gukumbura no gukunda ijambo ryawe. Bagusabye kugira ngo rero imbabazi zawe zitubeho, izina ryawe rikomeze gushimwa no guhimbazwa. Sabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu. Amen. Murakoze cyane. Nagira ngo dusome umurongo muri Bibiliya. Igice cyawo cya kabiri, umurongo wa 40, ubutumwa bwiza bwa Luka. Ngo nuko uwo mwana arakura, agwiza imbaraga, yuzuzwa ubwenge, kandi ubuntu bw'Imana bwari muri we. Ndagira ngo tuvuge ku kintu cyitwa gukura. Ikindi cyitwa kugwiza imbaraga, n'icyitwa kuzuza ubwenge no kugira ubuntu. Nuko uwo mwana arakura. Bishatse kuvuga iki? Uyu ni Yesu tuvuga. Yesu nawe yaravutse nk'uko abantu bose bavuka. Agira umubiri nk'uko abantu bose bagira umubiri. Ariko aranakura. Umuntu wese mu buryo bw'umwuka agomba gukura. Umukristo wese agomba gukura. Nk'uko umuntu akura mu buryo bw'igihagararo, akavuka, akarya, akanywa, akanakura, n'umukristo agomba gukura. Ikintu gikuza umukristo ni iki? Akuzwa no kwiga ijambo ry'Imana. Hagakura mu gihagararo. Uyu yari umwana, ngo uwo mwana arakura. Amaze gukura ngo agwiza imbaraga. Nkuko n'umuntu akura mu buryo bw'umubiri, uko akura agenda agwiza imbaraga. No mu buryo bw'umwuka umukristo agomba gukura. Icyerekana ko umukristo yakuze nuko agwiza imbaraga. Imbaraga z'umukristo ziba hehe? Ziba mu kwizera. Imbaraga z'umukristo zigaragarira mu bikorwa. Imana ishimwe cyane. Nuko uwo mwana arakura. Nuko uwo mwana arakura. Arakura agwiza imbaraga. Yuzuzwa ubwenge. Kandi ubuntu bw'Imana bwari muri we. Umukristo akura ate? Iyo asoma ijambo ry'Imana arakura. Uko ni ugukura. Ni igice kimwe kigize umukristo, habamo igice cyo gukura, ariko akura mu buryo bwo gusobanukirwa ijambo. Umukristo yasobanukiwe ijambo niko gukura kwe. Nibyo byo kurya. Yesu yabwiye Satani ngo ntabwo umuntu atungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo ava mu kanwa k'Imana. Mu buryo bw'umwuka umukristo atungwa n'ijambo, nkuko mu buryo bw'umubiri atungwa n'ibyo kurya n'ibyo kunywa. No mu buryo bw'umwuka umukristo uwo ari we wese atungwa n'ijambo ry'Imana. Ngo nuko uwo mwana arakura. Umukristo arakura. Nuko runaka arakura. Akura gute? Akura mu ijambo, akura mu bumenyi, akura mu bwenge. Hagakura mu gihagararo gusa. Hari abakristo bakura mu gihagararo ariko ntakure mu ijambo. Ariko gukura mu gihagararo siko gukura mu buryo bw'umwuka. Gukura kwiza ni ugukura mu gihagararo ariko ugakura no mu buryo bw'umwuka. Hari abakristo bakura mu gihagararo gusa ntibakure mu mwuka. Kandi bigomba kuba bigendana. Nuko uwo mwana arakura. Iyo umukristo akuze bigaragazwa n'ibikorwa. Umukristo mukuru agaragazwa n'ibikorwa akora.
Imana ishimwe cyane. Nuko uwo mwana arakura, agwiza imbaraga, yuzuzwa ubwenge, kandi ubuntu bw'Imana bwari muri we. Nuko uwo mwana arakura, agwiza imbaraga, yuzuzwa ubwenge, kandi ubuntu bw'Imana bwari muri we. Umukristo iyo akura bigaragazwa n'iki? Bigaragazwa n'ibyo akora. Ibikorwa by'umukristo nibyo bigaragaza ko akuze. Hari abakristo bakuru mu gihagararo, bakuru mu myaka, ariko bato mu bumenyi. Ariko Yesu ngo yarakuze, ava mu bwana, arakura. Uwo mwana arakura. Iyo umuntu amaze gukura ubibonera mu bikorwa, ubibonera mu bintu akora. Umukristo yakuze agaragarira mu bikorwa, akora ibintu bizima, arasobanukirwa, aramenya, arahishurirwa, amenya gusenga, amenya gusoma ijambo, amenya ijambo, amenya ibyo akora no mu gihe runaka. Iyo umuntu yakuze hari ibyo akora, hari n'ibyo adakora, kubera ko yakuze. Iyo umwana yakuze amenya kwambara. Iyo umukristo akuze mu ijambo amenya kwambara, uko bambara mu buryo bw'umwuka. Umwambaro mu buryo bw'umwuka bisobanuye imirimo myiza. Iyo umukristo rero akuze mu buryo bw'umwuka arambara, amenya uko yitwara, amenya uko yifata, amenya uko agenda, amenya ibyo avuga, amenya ibyo akora, amenya n'ibihe abikoreramo. Iyo atarakura, Bibiliya iravuga ngo ibyo kurya by'abakuru, indyo y'abakuru, umuntu aba yaramenye gutandukanya icyiza n'ikibi. Gukura iyo umuntu akuze rero mu buryo bwo kumenya ijambo, atandukanya icyiza n'ikibi. Iyo umuntu atarakura aravangavanga. Iyo umuntu atarakura ibishimwa mu bigawa, Yeremiya niko yavuze ngo nimukura ibishimwa mu bigawa muzaba nk'akanwa kanjye. Uwo muntu aba amaze gukura, kuko yamenye gukura ibishimwa mu bigawa, yamenye kurobanura. Ngo nuko uwo mwana arakura, agwiza imbaraga. Iyo umuntu amaze gukura atangira kugwiza imbaraga mu mutima, agwiza imbaraga kwizera kwe. Kwizera kugira imbaraga, kandi iyo kwizera ko kugize imbaraga agira n'ibikorwa akora. Kwizera kudafite imirimo ntacyo kumaze. Iyo umuntu akuze rero mu buryo bwo kumenya, atangira no kugira imbaraga. Imbaraga zitangira kugaragarira mu byo akora. Ngo yuzuzwa ubwenge, kandi ubuntu bw'Imana bwari muri we. Ni ukuvuga umukristo iyo amaze gukura, cyo ni kimwe, agwiza imbaraga. Cyo ni icya kabiri, yuzuzwa ubwenge. Ubwenge ni ikintu kigaragaza ko umuntu yakuze. Ubwenge ni impano, ariko ni impano ijyana n'imyaka, ni impano ijyana n'ubumenyi. Iyo umukristo akuze agira ubwenge, akubwira ati bisi nabikora, kuko afite ubwenge. Ariko iyo ari muto mu buryo bw'agakiza nta bwenge aba afite butandukanye. Ariko iyo akuze mu buryo bw'umwuka agira ubwenge. Ubwenge nabwo bugira akamaro ko gutandukanya. Ngo kandi ubuntu bw'Imana bwari muri we. Imana ishimwe cyane. Nagira ngo dusubire ku kindi gice cya mbere, umurongo waho wa 80. Luka igice cyaho cya mbere, umurongo wa 80. Uwo mwana arakura, agwiza imbaraga z'umutima, aguma mu butayu kugeza umunsi yerekanwa Abisirayeli. Uwo mwana arakura, agwiza imbaraga z'umutima. Ayo ni amagambo abiri. Uwo mwana arakura, agwiza imbaraga z'umutima. Imbaraga z'umutima. Abantu benshi bafite intege nke mu mitima yabo. Niyo mpamvu rimwe basubira inyuma mu kwizera. Ariko umukristo iyo akura agenda agwiza n'imbaraga mu mutima. Si imbaraga z'umubiri gusa, ahubwo n'imbaraga zo mu mutima. Arakura, agwiza imbaraga z'umutima. Imitima y'abantu rimwe hari ubwo icika intege. Ariko iyo umuntu yagwije imbaraga, n'umutima ugira imbaraga. Ibitekerezo bigira imbaraga, umutima ukagira imbaraga. Uwo mwana arakura, umukristo arakura, uwo mugabo arakura, uwo mugore arakura. Umukristo agomba gukura. Umukristo ntabwo agomba kuba uruzingo mu buryo bw'umwuka. Umukristo ntabwo agomba gusubira inyuma,
agomba gukura 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 gukura. Uko yiga ijambo arakura, uko asoma ibyanditswe arakura, uko asenga arakura, uko akorera Imana arakura. Uwo mwana arakura. Yesu arakura, ava mu buhinja arakura. Arangije gukura agwiza imbaraga z'umutima. Bakristo bavandimwe, nagira ngo mbasabe aho muherereye hose, uwumvira ijambo ry'Imana. Bibiliya iravuga ngo uwumva ijambo ryanjye ntarikomeze asa n'umupfapfa wubatse inzu ye ku mucanga. Imvura ngiragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu iragwa kuko yubatse ku musenyi. Uwumva ijambo ry'Imana ntarikomeze agereranywa n'umupfapfa wakoze amahitamo mabi yo gufata amafaranga ye akayashora yubaka inzu, ariko ayubaka ku musenyi. Iyo nzu ngo iyo imvura iguye, imivu igatemba, imiyaga igahuha, byose ngo byikubita kuri iyo nzu ikagwa. Ariko hari n'uwundi munyabwenge ngo wubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byikubita kuri iyo nzu, ariko inzu ntiyagwa bitewe n'ahantu yari yubatse. Ndagira ngo rero bakristo bavandimwe, uwumvira ijambo aya masaha nawe agire amahitamo meza yo gufata ibyiringiro bye no kwizera kwe, agushore neza mu Mana. Impamvu twumva ijambo ni iki? Nuko tuba duhitamo kugira ngo tuzatunganywe kugera ku kigero cyiza. Twakabaye twiga rimwe tugasoza, ariko turiga tugahozaho. Kwiga ni uguhozaho. Uwo mwana arakura, agwiza imbaraga z'umutima. Iyo umukristo amaze gukura agwiza imbaraga, agwiza imbaraga. Kamubwira uti iki niki, ati cyo sinagikora, iki niki nge sinajya muri ibi, kubera ko yarakuze. Iyo umuntu amaze gukura ahitamo, iyo umuntu amaze gukura aramenya, iyo umuntu amaze gukura arasobanukirwa, iyo umuntu amaze gukura agira imyitwarire runaka. Kubera iki umukristo ashobora kugira imyitwarire mibi? Aba atarakura mu buryo bw'ijambo, aba asa nk'uruhinja. Ariko iyo umuntu amaze gukura amenya icyo akwiriye gukora no mu gihe akwiriye kugikoreramo. Nagira ngo rero mbabwirire ijambo, gukura gukura. Dukeneye abakristo bakura, itorero rikeneye gukura. Umwanditsi w'Abaheburayo yaravuze ngo niyo mpamvu dukwiriye kuva mu byambere bya Kristo by'intege nke tukageraho dutunganywe. Umukristo akeneye kuva ku rwego ajya ku rundi agakura. Umushumba akeneye gukura, abadiyakoni bakeneye gukura, abigisha b'itorero bakwiriye gukura, abakuru b'itorero bakwiriye gukura. Umuntu wese akeneye gukura. Tekeza umuntu aramutse afite imyaka 40 ariko akiri uruhinja, uwo muntu bavuga ngo afite ikibazo. N'umukristo niko ameze. Hari abakristo bamaze igihe mu nsengero ariko adakura, bakamwigisha, bagasenga, kamugisha kuririmba, kamugisha guhimbaza, kamugisha gukorera Imana, kamugisha gusenga, kamugisha kwizera, kamugisha urukundo, kamugisha imbabazi, kamugisha ibyiringiro, kamugisha buri kintu cyose. Ariko ukabona umuntu nagava ku rwego ngo ajye ku rundi. Ejo wamubaza uti mwizi iki? Ati ntago nyizi. Iyi myaka umaze mu rusengero ubonyemo iki? Ati yewe nta kintu ndabona. Uriya muntu nagava kure. Imana ishimwe cyane. Ariko ngo uwo mwana arakura, agwiza imbaraga z'umutima. Bakristo aho muherereye hose, n'abandi bose bakurikiranira ijambo ry'Imana, dukwiriye gukura. Kava ku kigero mu buryo bw'imyizerere, kava ku kigero mu buryo bw'imikorere, kava ku kigero wakoreragamo, kava mu ntege nke, kava mu ndwara, kava mu bikene, kava mu kwiganyira, kava mu kugira izitwazo nyinshi. No, ugakura. Uwo mwana arakura. Arakura yakujijwe n'iki? Yakujijwe no kwiga, yakujijwe no gusoma ijambo, yakujijwe no kwizera, yakujijwe n'urukundo, yakujijwe n'imbabazi z'Imana. Uwo mwana arakura. Natwe dukwiriye gukura, kava mu ntege nke tugakura. Ugakura nkuko umuntu arya agakura, nkuko umuntu anywa agakura. Umuntu wese agakura, akagira ijambo, akuzuzwa ubuntu bw'Imana, kava mu ntege nke. Uwo mwana arakura, agwiza imbaraga z'umutima. Imbaraga z'umutima ni umwihariko. Hari ubwo umuntu ushanga afite intege nke z'umubiri ariko afite imbaraga z'umutima.
ziriya mbaraga z'umutima ziva hehe? Ziva mu kwiga ijambo, ziva mu gusoma Bibiliya, ziva mu gusobanukirwa, ziva mu kuzura umwuka wera. Nta mukristo wuzuye umwuka wera ugira intege nke. Imbaraga z'umwuka wera iyo zije ku muntu cyambere zimukorera zimumara ubwoba. Bibiliya ivuga ngo ntabwo Imana yaduhaye umwuka w'ubwoba, ahubwo yaduhaye umwuka wo gushira amanga. Kongera bikavuga ngo Bibiliya igaragaza neza ukuntu umunyabyaha ahunga ntawe umwirukanye, ariko umukiranutsi ashira ubwoba nk'intare. Bivuga ko Imana itaduhaye umwuka w'ubwoba, ahubwo yaduhaye umwuka wo gushira amanga no guhamya no gutinyuka no gukomera. Uwo ni wo mwuka w'Imana. Umwuka w'Imana yaje amara ubwoba, umwuka w'Imana yaje aratinyura, umwuka w'Imana yasanze umuntu afite ubwoba amumara ubwoba, amuha imbaraga. Dawudi yarwanye n'intare. Izo ni imbaraga z'umutima, si imbaraga z'umubiri, ni imbaraga z'umutima. Afata inkoni arwana n'idubu, arwana n'intare, arayivutagura. Samusoni yarashishimuye intare, ayishishimura umugunzu w'intare ngo urabona arawushishimura akoresheje imbaraga z'umutima. Yazamukanye ngo urugi, afata igipangu, urugi ararushinguza, ararwikorera, azamuka igaza. Yafashe etaje arayiritura. Izi ni imbaraga z'umutima, ni imbaraga z'Imana. Bakristo rero, uwo mwana arakura, agwiza imbaraga z'umutima, ngo aguma mu butayu kugeza umunsi yerekaniwemo Abisirayeli. Iyo umuntu amaze gukura akagwiza imbaraga z'umutima, haba hasigaye kwerekanwa. Imana ishimwe cyane. Kwerekana ibyo yize. Yesu nawe ngo yagumye mu butayu kugeza igihe yerekaniwe. Uwitwa Yohana nawe ngo yagumye mu butayu kugeza igihe yerekaniwe. Yesu yerekanwa avuye mu butayu kugeragezwa na Satani, amaze gukura, ahawe ubutsinzi, amaze gutsinda Satani, amaze kumugerageza. Satani yaramugerageje aratsinda. Amaze gutsinda nibwo yaje kubwiriza ubutumwa bwiza, ngo yujujwe umwuka, inkuru ye yamamara ahantu hose. Kubera iki? Uwo mwana yakuze, yavuye mu bwana, yamenye ijambo, yujujwe umwuka wera. Uwo mwana arakura, agwiza imbaraga z'umutima. Imana ishimwe cyane. Nagira ngo rero iri jambo y'uyu mugoroba ryongere rikore ku bantu ku mitima yabo. Ariko nabasabaga ko uwumvira ijambo akure, ave ku rwego yari ariho agere ku rundi. Imana irashaka ko dukura, ntabwo ishaka ibikuri, irashaka ko abantu bakura, ntabwo ishaka bagwingiye. Nuko umuntu arya akanywa buri munsi akagira ubuzima, niko umuntu akwiriye kwiga no gusobanukirwa ijambo agakura. Imana rero ibaho umugisha. Nagira ngo ngane ku musozo nsenga nshimira Imana. Abadukurikirana aho muherereye hose, Imana ibaho umugisha. Mukurikirana ijambo ry'Imana kuri YouTube yacu, muritega amatwi, musharinge, mukore comment, kugira ngo ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana bukwire hose. Imana ibagirire neza kandi ibahe umugisha. Reka dusenge. Data mwiza, mu izina rya Yesu, turagushimiye kubw'uyu mwanya mwiza uduhaye nanone wo kuvuga ijambo ryawe kuri YouTube. Amahirwe duhawe, turagusabye kugira ngo ano mahirwe hagire n'abandi bayahabwa. Uko uduhaye amahirwe uyu mugoroba, tugashobora kuvugana n'abantu ijambo ryawe. Turagusabye kugira ngo n'abantu bumvira ijambo ubaha amahirwe yo kumenya ijambo ryawe no kurisobanukirwa. Aho baherereye hariho hose, hirya no hino ku isi, ubahe umugisha, ubagirire neza, ubambike imbaraga, ubatsindishirize, kandi ubahe gukura. Ubahe gukura, bakure, bave mu bya mbere bya Kristo, bave mu ntege nke, bave mu gushidikanya, bave mu bwoba, bave mu kwiganyira, ahubwo basobanukirwe ijambo ryawe, barusheho gukura, bagwize imbaraga z'umutima, kugira ngo bashobore kuba abakristo bigisha abandi ijambo ryawe. Icyubahiro kibi cyawe. Turategeka imbaraga mbi z'abazimu n'abadayimoni zirwanye ijambo ryawe. Turategeka imyuka mibi y'uburwayi, turukana ubukene, turukana inyatsi, turukana imizimu, turukana abadayimoni, turukana imyuka mibi yari yo yose ibata abantu ikababuza gukura no gusoma ijambo ryawe. Imyuka irangaza, imyuka ica abantu intege,
utegetse gutsindwa no gukorwa n'isoni. Reka umuntu wese wumvira ijambo ahabwe umugisha nawe. Urakoze kuko uri Imana y'amahoro, icyubahiro ni icyawe, mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu, amen. Imana ibahe umugisha kandi bagirire neza mu izina rya Yesu, amen.